nicyagiye uri gukina game ukunda cyane warangiza level ya mbere aho kugira ujye ku ya kabiri ukirukanga cyane ujye gushaka ahantu ari kasharije, cyangwa se waba urimo kuganira n'umuntu wawe yashize igihe kirekire cyane mutabonana yakwandikira ka message amawarning akaba atangiye kuza adashira yuko usigaranyemo 20 konyine ku ijana. Muri iyi video naguteguriye ibintu 17 byose nta na kimwe kivuyemo n'ibyo kugufasha gutinza umuriro muri telefone yawe. Ndaje tubigarukeho nyuma y'aka kanaka. Cyambere funga ibintu bidakenewe. Ushobora gufunga Bluetooth igihe utakiri kuyikoresha kuko iyo ifunguye ikomeza isacinga kandi waba birimo kumara umuriro. Cya kabiri, ushobora gufunga mobile data igihe utakiri kuyikoresha nayo ibirimo gutwara umuriro iyo ifunguye. Gufunga hotspots nayo igihe warangije kuyikoresha kuko iyo ifunguye nayo birimo gutwara umuriro. Ushobora gufunga wifi nayo igihe warangije kuyikoresha ni byiza kuyifunga. Cya kabiri, ntugafunga ama application ari muri background. Iyo uyafunze bituma phone ikoresha umuriro mu kongera kuyafungura, ariko iyo utayafunze nta wundi muriro ukoreshwa kuri icyo gikorwa kuko umuriro ugomba gukoreshwaho uba warangije gukoreshwa, nta wundi telefone iba ikeneye kongera kuyafungura. Cya gatatu, ntugakoreshe kamera cyane kuko ntibirimo gufokasinga ibirimo gutwara umuriro mwinshi. Icyiza igihe ushaka gukoresha kamera washyira muri airplane mode. Cya kane, shyiramo airplane mode igihe ufite rezo nkeya. Iyo rezo ari nkeya bitwara umuriro kuko buri uko phone yohereje sinyare ku munara biranga, kandi iyo byanze nagerekera irakomeza kohereza. Birumvikana ko ari ahantu ufite nk'umuriro mukeya, umuriro nta byarangiye washiriye. Cyitonderwa iyo phone iri muri airplane mode nk'aho bifunze ntabwo umuntu yaguhamagara ngicimo. Ubikora wenda ushaka nko gukina games, ushaka kureba movie, kumva indirimbo cyangwa kugira ibindi ukora ariko bidakenereza. Ikindi, radio ntiyavuga kuko airplane mode ifunga itumanaho ryose, kandi radio nayo ikenera umunara kugira ngo ivuge ama frequency. Cya gatanu, vanamo ama application muri phone udagikoresha cyangwa se udakoresha. Kenshi iyo uguze phone nshya usangamo ama application menshi harimo nayo udakeneye. Iyo ni byiza ko wakuramo kuko adatwara umuriro gusa ahubwo atwara na data zo kugira ngo iyi updating. Cya gatandatu, koresha ama version mashya ya application. Imbuga nyinshi zigenda zisohora version nshya zigezweho, ni byiza ko arizo wajya ukoresha kuko arizo zitwara umuriro mukeya. Gabanya urumuri cyangwa se brightness. Kugabanya urumuri birafasha cyane iyo ushaka gutinza umuriro, ariko si byiza kurumaramo cyane ko bishobora kugutera ikibazo cy'amaso. Cya munani, shyiramo sleep mode. Ko wayishyiramo tugiye kubireba hano. Ujya muri setting, ukaza aho ngaho kuri display, ukaza aho kuri sleep, ukagabanya ugashyiramo igihe gitoya cyane gishoboka. Cya cyenda, koresha umukara muri wallpaper cyangwa se ama dark mode. Ama application menshi agira dark mode, ni byiza ko ariyo wazajya ukoresha kuko itamara umuriro cyane nkayo yose. Ujya muri setting ya application ushaka gukorera, ukajya handitse theme dark mode. Ni ibyo urugero nko kuri Play Store ukuntu bigenza, ujya muri setting ukaza kuri theme ukajya aho ngaho kuri dark, biba byabaye. Nicyo kimwe no kuri WhatsApp n'ahandi hose, ariko ibyo kuri WhatsApp byo ushobora kubireba kuri video nakoze yabanjirije mu bice byayo bisoza, wayibona hano kuri iyi channel. Nakoze kubana natwe, igice cya mbere kirangira hano, ntuzacikwe n'igice cya kabiri ku wundi wa kane.
niba ari ubwa mbere ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona amavideo yacu byoroshye kandi vuba, wanadutera inkunga ukora share.